bakunzi bagurira ahhhhhh TV uko twabibamenyereje buri gihe tuhora tubibabwira. Gorira TV mu mudugudu, mu Gorira TV mu kagari, Gorira TV mu murenge, twegera abaturage b'inzego zitandukanye, tukaganira ku buzima butandukanye bw'umuryango. Uyu munsi Gorira TV yasuye akagari ka Kanazi, umurenge wa Nyamata, akarere ka Bugesera, mu rwego rwo kuganira n'abaturage bigendanye n'ubuzima bwite bw'imiryango. Turi kumwe uyu munsi n'abantu batatu bashobora kuza kwiyongera. Turi mu kanya baraba turi kumwe babibwira. Ni ikiganiro kiryoshye tugiye kugirana kigendane n'imibanire ndetse n'utundi tuntu twose dushobora gukora ku muryango. Uyu rero mubona kuri screen ya Gorira ahhhhh TV agiye kubibwira. Mwitwa bande? Murakoze. Amazina nitwa Kamayirese Victor, rimenyerewe cyane rizwi mu mudugudu ni Kamarade. Kamarade rero, Gorira TV yifuza ko muganira ku buzima busanzwe bw'umuryango. Turabona uri umugabo mwiza, wambaye agashati keza, ubahirije n'amabwiriza ya leta rwose, cyangwa se y'isi muri rusange, agendanye no kwirinda iki cyorezo cyateye cyitwa COVID-19. Ese urubatse? Tangira ubwira abakunzi ba Gorira TV ubuzima bwawe muri make, uburyo wabayeho umusore ukagera igihe cyo kubaka, ubuzima, ibyakugoye mu kubaka ndetse n'ibiri kugushimisha mu kubaka. Murakoze cyane. Yewe nkiri umusore nabyirutse mfite intego yo kuba umugabo kandi mu gihe kidatinze. Ibyo nabigezeho nkoresheje imbaraga nari ifite n'ubwenge nari ifite. Aho navukaga twari abahinzi, nanjye ngerageza gufata isuka ndahinga, shyira amaboko hasi ndahinga. Icyo gihe ikirere cyagendaga neza, ndahinga ndeza. Muri makeya kuba kumva umwuga wawe ni ubuhinzi. Ni ubuhinzi. Narahinze rero, shyira amaboko hasi ndahinga, ikirere kingendekera neza, umusaruro uraboneka, mbasha kwigurira ikibanza. Icyo gihe ndabyibuka hari muri 1998, ikibanza nkigura amafaranga 120. Urumva ntabwo ari make icyo gihe. Ikibanza ndacyubaka, njya no mu mushinga wo kubaka urugo, gushaka umufasha. Ibyo narabikoze biciye mu mategeko yaba y'Imana. Kamayirese, hari akantu uvuzemo rwose ngo amategeko y'Imana. Uri umukristo, uri umusilamu, uri umudivengira, usengera ufite iyihe myemerere? Yes, njye nemera Imana, ndi umukristo, sengera ADEPR. Mu itorero rya ADEPR. Yes. Kamayirese, komeza utusangiza. Ese ni iki cyagushimishije mu buryo bwo kubaka urugo? Maze kubaka urugo, amaboko yariyongereye, urabyumva. Nimba narahingaga nkeza tone 2 cyangwa tone 3, cyane ko akarere mvukamo twahingaga umuceri, cyangwa se n'ubu baracyawuhinga kuko ubu siho nkiri. Niba narezaga tone 2 ndi umusore, maze kubona andi maboko noneho twezaga 4 cyangwa 5 tone 5 z'umuceri, twarazezeje. Birumvikana uri umukire. Aya ndaho ntitunze nta kibazo, ntacyo bashinze. Umukire rwose. Kamayirese rero, muri iyi minsi urabona mu miryango hirya no hino twumva ngo harimo ibibazo. Ubona ibibazo birimo biterwa n'iki? Wowe ko wumva wubatse urugo rwawe rukaba ruhamye ruhagaze neza, ni iki wabwira abatwumva bazabona iki kiganiro ko gikurikirwa n'abantu hafi mu isi yose, hanyuma bakaba bafata inama waba bagiriye? Murakoze cyane. Nk'imiryango y'iki gihe cyangwa se ingo z'iki gihe, ikintu kiri gutera imiryango myinshi gusenyuka cyangwa se kudahuza cyane, nabonye ari ibintu bibiri. Icya mbere ni ugucana inyuma kw'abashakanye, icya kabiri ni ubusinzi kuri buri umwe ugize urugo.
ibyo bintu iyo bikabije nasanze ari ibintu bisenya umuryango byihuse. Urakoze cyane. Ngo uravuze ngo ni ugucana inyuma kw'abashakanye n'ubusinzi. Ese ubu waba ubona biterwa n'iki? Ese muri uko gucana inyuma umuntu yaba yaribeshye mu gushaka, wowe nk'ubunararibonye bwawe nk'umukristo, baba baribeshye cyangwa n'imihindagurikire y'isi cyangwa ubushyuhe buba bwabaye bwinshi nka ya filime tujya twumva? Aya ntabwo ari ubushyuhe, ntabwo ari ubushyuhe, nta nubwo ari n'imihindagurikire y'ikirere, ahubwo muri iyi minsi nimba navuga ko ari satani yamanutse cyane ikegera abantu. Sinzi ukuntu nabivuga, ariko hagati aho ngaho ntabwo wamenya nako ikiri kujyana bamwe, kuko bamwe byo bari kugenda ingo ziri gusenyuka kubera icyo kintu. Cyangwa nkawe watubwiye yuko uri umuhinzi, wigira mu murima ntubone umwanya wo gutera akabariro, bigatuma umugore abishaka, yamara kubishaka noneho akakwinginga akakubura cyangwa ukaba unaniwe, akihura n'umuntu wareze amaboko, we yamubwira dore ko hanze aha ngaha batubwira yuko byeze, ugasanga neza ahita yijyanamo. Yesu birashoboka, n'abo bantu barera amaboko nabo barahari, baba bibereye ku dusatire, ugasanga ibyo gukora nta kintu ari kubyumvamo. Kimwe n'uko harimo n'abagafashe wenda nabo byakundiye bafite amafaranga yabo, ushobora no kujya muri icyo gishanga ukaza udasa neza, yakibonera uwayafashe wakarabye wisize umeze neza yamugutwara, ariko da Kamayire yose atangiye gusetsa abakunzi ba Gorilla HF TV ngo yaba yakarabye nako ngo aba yiboneye uwakarabye ameze neza. Neza Kamayire, abo ngabo bagiye bakaraba biterwa n'icyo baba batakarabye. Hari umuntu wihugiraho muri ya mirimo yiwe akaba yakwibagirwa no kwiyitaho nk'uko bikwiriye, akaba yashiduka bamumutwaye ku rwose, ibyo birashoboka. Bakamumutwara neza. Rero ntabwo tuganira n'igitsina kimwe gusa kuri iyi ngingo, reka tugire no mu gitsina gore nayo batubwire ukuntu babibona. Kamayire wese aratubwiye ngo abagore ngo hari igihe bihurira n'abagabo bakarabye, ngo umugabo yatakarabye uwakarabye akaramumutwaye. Utangiye wibwira abakunzi ba Gorilla HF TV, ese koko ibyo bintu nibyo? Tubwire, utangire wibwira abakunzi ba Gorilla HF TV bakumva. Murakoze. Nitwa Bonane Clementine, nkaba mu mudugudu wa Ruganda, akagari ni Kanazi, umurenge ni Nyamata, ndi umujyanama w'ubuzima. Yego. Kuri ibyo bijyanye no kuba ingo ziri gusenyuka, bamwe bagacana inyuma, mbona ahanini biterwa n'ubusinzi. Noneho hakabaho no kuvuga ngo uburinganire hari ikintu bwakoze. Hari igihe baduhaye uburinganire mu bwuzuzanye mu iterambere no mu iterambere, ariko siko twese tubibona. Hari igihe umugore twabayeho, abagore ba mbere ubundi bari bazi ko iterambere rizamurwa n'umugabo mu rugo, ntabwo bari bazi ko umugore hari ikintu yakora ngo ateze imbere urugo. Ubwo rero aho twese tugiye tubimenye, twese tugahagurukira rimwe tugashaka ibyateza imbere urugo, abagabo bashatse kuba abantu b'indeba. Yabona nk'umugore yaba yahagurukira urugo, akaba yajya hanze, akaba yakurayo nk'igihumbi, ejo akabona 2, ejo agakemura ikaye, akaba yagura ikaye y'umwana, minervari ikabonekera igihe. Abagabo babonye ko abagore bashoboye, basa n'abanagiye agapira abadamu. Murabona uko byumva? Niko bimeze. Abagabo bataye inshingano zabo, ubu ngubu basigaye baca inyuma y'abagore, ntabwo batizera. Nabese nta bagore baca inyuma abagabo? Nabo bagenda barimo, kubera ko basigaye nabo bafite ku mafaranga.
ahubwo niko ongera utubwire uri umujyanama w'ubuzima abagabo nibo baca inyuma abagore ntabwo baca inyuma abagabo umubare munini kubanza abagore nibo babikora cyane umubare munini abagabo babonye ko abagore nabo bashoboye ntabwo bakibazwa buri kimwe urumva yaragenda ahura n'ako gacupa ugasiza umugore bavuye mu ntabire umugore yavuye mu ntabire we ahita akomeza imirimo yo mu rugo akajya guteka akajya gufura abana akajya kuboza ntabwo nguciye mu ijambo ariko Kamayire se we yatubwiye ngo biterwa ngo nuko ngo hari abagabo bakarabye nawe yiriwe ahinga ese ubona ko icyo ari gituma abagore cyangwa abagabo bacana inyuma nyine ubwo njyewe mbona ari icyo kibitera nuko bose bamenye bateye imbere buri umwe aba afite ku ikofi ye undi afite ku ikofi ye ni ukubera ikofi kubera ikofi muri bo murasekeje kweri nawe ubona igituma abagabo n'abagore bacana inyuma ari ukubera iyo kofi nuko n'abagore nabo basigaye bafite ku mufuka nyine nabo basigaye Kamayire urumva ari cyo koko hari icyo tutemeranyaho yego ubushobozi barabufite ariko ubwo bushobozi baba babuhawe n'abagabo babo sibyo nimba nagiye mu gishanga cyangwa mu mirima gushaka ibiteza urugo rwanjye imbere ruba ari urugo rwacu twembi nimba hari ikivuyemo nkavuga ati rero madamu aho kugira ngo ujye wirirwa wicaye aha reka ushingire umushinga ku ruhande ujye utwunganira muri bwa buhinzi nakoraga cyangwa mu rugo rwacu sibyo rero ubushobozi abadamu barabufite ariko babukomora kuri twe nimba rero inyungu y'ubuhinzi ari uko umudamu wanjye agenda akagera kandi gashinga akora ku ruhande twahurira mu rugo wenda akabona njye ndasa nabi yiriwe yibonera abasa neza urumva bamushuka bigakunda nuvuga ngo wowe ushingiyeho ko abagore babashuka ashobora guhura n'abandi rwose bikarabiye batiriwe muri ubwo buhinzi bakamushuka bikemera niko ngo umugore ngo baramushuka akemera ese urabona mujyana urabona bagushuka ukemera kubera iki utakwemera nuko nshoboye ibyo yanshukisha nanjye nshoboye kubikora niba ayo mafaranga uko yashaka nanjye nayashaka abagore rero abagabo nk'abo bahura n'abagore nabo nyine batabasha gushakisha biteza imbere bakabashukisha ibyo murakoze cyane turabashimiye ku kiganiro mutanze kuri Gorilla HFTV uwo ni ikiganiro twubaka umuryango mwese murabyumvishije abagore n'abagabo igituma bacana inyuma ngo bamwe baba bakarabye basa neza abagabo mujye mukaraba mwisiga amavuta abagore banyu batazabacika ngo ikindi ngo abagore babonye ifaranga ubwo ariko twasoza mujyanama w'ubuzima uri umuntu wahuguwe ese koko twemera abagore babonye amafaranga basenya ingo zabo ntabwo navuze ko abagore basenya ingo ari ababonye amafaranga ahubwo icyo navuze ni uko navuze ko abagabo babonye ko abagore bashoboye ahubwo abagabo nabo bakabatera agapira ko kwita kuri za ngo urumva umugabo ntabashe kugira icyo yinjiza mu rugo muri make umugore washoboye muri make abagore musigaye muri ba bose ntabwo turi ba bose ariko turashoboye gira icyo uvuga ese koko abagore bamaze kubona amafaranga bahise ni byiza ko umuntu abonye amafaranga yasenya urugo rwe cyangwa hari ibindi yakora yarusenya ahubwo yarwubaka yarusenya yego murakoze cyane bakunzi ba Gorilla HFTV ku kiganiro mutanze ni Gorilla HFTV muri mwari kumwe na Ken Rock bakunzi ba Gorilla HFTV uko twabibamenyereje buri gihe tuhora tubibabwira Gorilla TV mu mudugudu Gorilla TV mu kagari Gorilla TV mu murenge twegera abaturage b'inzego zitandukanye tukaganira ku buzima butandukanye bw'umuryango uyu munsi Gorilla TV yasuye akagari ka Kanazi umurenge wa Nyamata akarere ka Bugesera
mu rwego rwo kuganira n'abaturage bigendanye n'ubuzima bwite bw'imiryango. Turi kumwe uyu munsi n'abantu batatu bashobora kuza kwiyongera. Turi mu kanya abo turi kumwe baraba babibwira. Ni ikiganiro kiryoshye tugiye kugirana kigendane n'imibanire ndetse n'utundi tuntu twose dushobora gukora ku muryango. Uyu rero mubona kuri sikirini ya Gorilla ahhhhhh TV agiye kubibwira. Mwitwa bande? Murakoze. Amazina nitwa Kamayirese Victor. Rimenyerewe cyane, rizwi mu mudugudu ni Kamarade. Kamarade rero, Gorilla TV yifuza ko muganira ku buzima busanzwe bw'umuryango. Turabona uri umugabo mwiza, wambaye agashati keza, wubahirije n'amabwiriza ya leta rwose, cyangwa se y'isi muri rusange, agendanye no kwirinda iki cyorezo cyateye cyitwa COVID-19. Ese urubatse? Tangira ubwira abakunzi ba Gorilla TV ubuzima bwawe muri make, uburyo wabayeho umusore ukagera igihe cyo kubaka, ubuzima, ibyakugoye mu kubaka ndetse n'ibiri kugushimisha mu kubaka. Murakoze cyane. Yewe nkiri umusore nabyirutse mfite intego yo kuba umugabo kandi mu gihe kidatinze. Ibyo nabigezeho nkoresheje imbaraga nari ifite n'ubwenge nari ifite. Aho navukaga twari abahinzi, nanjye ngerageza gufata isuka ndahinga, shyira amaboko hasi ndahinga. Icyo gihe ikirere cyagendaga neza, ndahinga ndeza. Muri makeya kuba kumva umwuga wawe ni ubuhinzi? Ni ubuhinzi. Narahinze rero, shyira amaboko hasi ndahinga, ikirere kingendekera neza, umusaruro uraboneka, mbasha kwigurira ikibanza. Icyo gihe ndabyibuka hari muri 1998, ikibanza nkigura amafaranga 120. Urumva ntabwo ari make icyo gihe. Ikibanza ndacyubaka, njya no mu mushinga wo kubaka urugo, gushaka umufasha. Ibyo narabikoze biciye mu mategeko yaba y'Imana. Kamayirese, hari akantu uvuzemo rwose ngo amategeko y'Imana. Uri umukristo, uri umusilamu, uri umudivengira, usengera ufite iyihe myemerere? Yes, njye nemera Imana, ndi umukristo, nsengera ADEPR. Mu itorero rya ADEPR? Yes. Kamayirese, komeza utusangiza. Ese ni iki cyagushimishije mu buryo bwo kubaka urugo? Maze kubaka urugo, amaboko yariyongereye, urabyumva. Nimba narahingaga nkeza tone 2 cyangwa tone 3, cyane ko akarere mvukamo twahingaga umuceri, cyangwa se n'ubu baracyawuhinga kuko ubu siho nkiri. Niba narezaga tone 2 ndi umusore, maze kubona andi maboko, noneho twezaga 4 cyangwa 5 tone 5 z'umuceri. Twarazezeje. Birumvikana uri umukire? Aya, ndaho ntitunze, nta kibazo, ntacyo bashinze. Umukire rwose. Kamayirese rero, muri iyi minsi urabona mu miryango hirya no hino twumva ngo harimo ibibazo. Ubona ibibazo birimo biterwa n'iki? Wowe ko wumva wubatse urugo rwawe rukaba ruhamye, ruhagaze neza, ni iki wabwira abatumva bazabona iki kiganiro ko gikurikirwa n'abantu hafi mu isi yose, hanyuma bakaba bafata inama waba bagiriye? Murakoze cyane. Nk'imiryango y'iki gihe cyangwa se ingo z'iki gihe, ikintu kiri gutera imiryango myinshi gusenyuka cyangwa se kudahuza cyane, nabonye ari ibintu bibiri. Icya mbere ni ugucana inyuma kw'abashakanye. Icya kabiri ni ubusinzi kuri buri umwe ugize urugo. Ibyo bintu iyo bikabije nasanze ari ibintu bisenya umuryango byihuse. Urakoze cyane. Ngo uravuze ngo ni ugucana inyuma kw'abashakanye n'ubusinzi. Ese ubu waba ubona biterwa n'iki? Ese muri uko gucana inyuma umuntu yaba yaribeshye mu gushaka? Wowe nk'ubunararibonye bwawe nk'umukristo,
baba baribeshye cyangwa n'imihindagurikire y'isi cyangwa ubushyuhe buba bwabaye bwinshi nka ya filime tujya twumva? aya ntabwo ari ubushyuhe, ntabwo ari ubushyuhe, nta nubwo ari n'imihindagurikire y'ikirere, ahubwo muri iyi minsi nimba navuga ko ari satani yamanutse cyane ikegera abantu. Sinzi ukuntu nabivuga, ariko hagati aho ngaho ntabwo wamenya nako ikiri kujyana bamwe, kuko bamwe byo bari kugenda ingo ziri gusenyuka kubera icyo kintu. Cyangwa nawe watubwiye yuko uri umuhinzi, wigira mu murima ntubone umwanya wo gutera akabariro, bigatuma umugore abishaka, yamara kubishaka noneho akakwinginga akakubura cyangwa ukaba unaniwe, akihura n'umuntu wareze amaboko, we yamubwira dore ko hanze aha ngaha batubwira yuko byeze, ugasanga neza ahita yijyanamo. Yesu birashoboka, n'abo bantu barera amaboko nabo barahari, baba bibereye ku dusatire, ugasanga ibyo gukora nta kintu ari kubyumvamo. Kimwe n'uko harimo n'abagafashe wenda nabo byakundiye bafite amafaranga yabo, ushobora no kujya muri icyo gishanga ukaza udasa neza, yakibonera uwayafashe wakarabye wisize umeze neza yamugutwara, ariko da Kamayire yose atangiye gusetsa abakunzi ba Gorilla Chef TV ngo yaba yakarabye nako ngo aba yiboneye uwakarabye ameze neza. Neza Kamayire, abo ngabo bagiye bakaraba biterwa n'icyo baba batakarabye. Hari umuntu wihugiraho muri ya mirimo yiwe akaba yakwibagirwa no kwiyitaho nk'uko bikwiriye, akaba yashiduka bamumutwaye ku rwose, ibyo birashoboka. Bakamumutwara neza. Rero ntabwo tuganira n'igitsina kimwe gusa kuri iyi ngingo, reka tugire no mu gitsina gore nayo batubwire ukuntu bayibona. Kamayire se atubwiye ngo abagore ngo hari igihe bihurira n'abagabo bakarabye, ngo umugabo yatakarabye uwakarabye akaramumutwaye. Utangiye wibwira abakunzi ba Gorilla Chef TV, ese koko ibyo bintu nibyo? Tubwire, utangire wibwira abakunzi ba Gorilla Chef TV bakumva. Murakoze. Nitwa Bonane Clementine, nkaba mu mudugudu wa Ruganda, akagari ni Kanazi, umurenge ni Nyamata, ndi umujyanama w'ubuzima. Yego. Kuri ibyo bijyanye no kuba ingo ziri gusenyuka, bamwe bagacana inyuma, mbona ahanini biterwa n'ubusinzi. Noneho hakabaho no kuvuga ngo uburinganire hari ikintu bwakoze. Hari igihe baduhaye uburinganire mu bwuzuzanye mu iterambere no mu iterambere, ariko siko twese tubibona. Hari igihe umugore twabayeho, abagore ba mbere ubundi bari bazi ko iterambere rizamurwa n'umugabo mu rugo, ntabwo bari bazi ko umugore hari ikintu yakora ngo ateze imbere urugo. Ubwo rero aho twese tugiye tubimenye, twese tugahagurukira rimwe tugashaka ibyateza imbere urugo, abagabo bashatse kuba abantu b'indeba. Yabona nk'umugore yaba yahagurukira urugo, akaba yajya hanze, akaba yakurayo nk'igihumbi, ejo akabona 2, ejo agakemura ikaye, akaba yagura ikaye y'umwana, minervari ikabonekera igihe. Abagabo babonye ko abagore bashoboye, basa n'abanagiye agapira abadamu. Murabona uko byumva? Niko bimeze. Abagabo bataye inshingano zabo, ubu ngubu basigaye baca inyuma y'abagore, ntabwo bakizera. None se nta bagore baca inyuma abagabo? Nabo bagenda barimo, kubera ko basigaye nabo bafite ku mafaranga. Ahubwo niko ongera utubwire, uri umujyanama w'ubuzima, abagabo nibo baca inyuma abagore, abagore ntabwo baca inyuma abagabo. Umubare munini kubanza abagore babikora cyane. Umubare munini abagabo babonye ko abagore nabo bashoboye, ntabwo bakibazwa buri kimwe. Urumva yaragenda ahura n'ako gacupa, ugasiza umugore bavuye mu ntabire, umugore yavuye mu ntabire we ahita akomeza imirimo yo mu rugo, akajya guteka, akajya gufura abana, akajya kuboza.
ntabwo nguciye mu ijambo ariko Kamayire se we yatubwiye ngo biterwa ngo nuko ngo hari abagabo bakarabye nawe yiriwe ahinga. Ese ubona ko icyo ari gituma abagore cyangwa abagabo bacana inyuma? nyine ubwo njye mbona ari icyo kibitera, nuko bose bamenye bateye imbere, buri umwe aba afite ku ikofi ye, undi afite ku ikofi ye. Ni ukubera ikofi kubera ikofi muri bo murasekeje kweli. Nawe ubona igituma abagabo n'abagore bacana inyuma ari ukubera iyo kofi? nuko n'abagore nabo basigaye bafite ku mufuka nyine, nabo basigaye bafite. Kamayire urumva ari cyo koko? Hari icyo tutemeranyaho. Yego ubushobozi barabufite, ariko ubwo bushobozi baba babuhawe n'abagabo babo, sibyo? Nimba nagiye mu gishanga cyangwa mu mirima gushaka ibiteza urugo rwanjye imbere, ruba ari urugo rwacu twembi. Nimba hari ikivuyemo nkavuga ati rero madamu, aho kugira ngo ujye wirirwa wicaye aha, reka ushingire umushinga ku ruhande ujye utunganira muri bwa buhinzi nakoraga cyangwa mu rugo rwacu, sibyo? Rero ubushobozi abadamu barabufite, ariko babukomora kuri twe. Nimba rero inyungu y'ubuhinzi ari uko umudamu wanjye agenda akagera kandi gashinga akora ku ruhande, twahurira mu rugo wenda akabona njye ndasa nabi, yiriwe yibonera abasa neza, urumva bamushuka bigakunda. Nuvuga ngo wowe ushingiye uko abagore babashuka? Ashobora guhura n'abandi rwose bikarabiye batiriwe muri ubwo buhinzi, bakamushuka bikemera. Niko ngo umugore ngo baramushuka akemera. Ese urabona mujyana, urabona bagushuka ukemera? Kubera iki utakwemera? nuko nshoboye, ibyo yanshukisha nanjye nshoboye kubikora. Niba ari ayo mafaranga uko yashaka nanjye nayashaka. Abagore rero abagabo nk'abo bahura n'abagore nabo nyine batabasha gushakisha biteza imbere, bakabashukisha ibyo. Murakoze cyane, turabashimiye ku kiganiro mutanze kuri Gorilla ahhhhhh TV. Uwo ni ikiganiro twubaka umuryango. Mwese murabyumvishije, abagore n'abagabo igituma bacana inyuma, ngo bamwe baba bakarabye basa neza. Abagabo mujye mukaraba, mwisiga amavuta, abagore banyu batazabacika. Ngo ikindi ngo abagore babonye ifaranga. Ubwo ariko twasoza mujyanama w'ubuzima, uri umuntu wahuguwe. Ese koko twemera abagore babonye amafaranga basenya ingo zabo? Ntabwo navuze ko abagore basenya ingo ari ababonye amafaranga, ahubwo icyo navuze ni uko navuze ko abagabo babonye ko abagore bashoboye, ahubwo abagabo nabo bakabatera agapira ko kwita kuri za ngo. Urumva umugabo ntabashe kugira icyo yinjiza mu rugo, muri make umugore washoboye. Muri make abagore musigaye muri ba bose? Ntabwo turi ba bose, ariko turashoboye. Gira icyo uvuga. Ese koko abagore bamaze kubona amafaranga bahise ni byiza ko umuntu abonye amafaranga yasenya urugo rwe, cyangwa hari ibindi yakora? Yarusenya, ahubwo yarwubaka. Yarusenya. Yego, murakoze cyane bakunzi ba Gorilla ahhhhhh TV ku kiganiro mutanze. Ni Gorilla ahhhhhh TV, muri mwari kumwe na Ken Rock.